ukambwira ikintu kiri kujya mbere hano ngiye byancanze ndi kubona umuganga umwe asohoka undi yinjira undi asohoka undi yinjira sinzi ikintu kiri kuba wambabariye ukansobanurira bigana sinagusobanurira iki ko turi kumwe hano hanze ko turi hano twese turi kumwe hano nta kintu bari kuza ngo batubwire bari kuza bagenda gusa yo bimeze gutya yo ibindi bintu bimeze gutya abaganga byabibashobeye byabayobeye bari kugenda bazana ibikoresho bakora buri kimwe cyose nyine buri ubuzima bw'umurwayi byanga binoga baba buri habi ibintu biba bikomeye biba bimeze nabi ubwo rero aka kanya nyine nicyo nakubwira nyine byanga binoga umugabo wawe ubuzima bwe buri habi buri habi cyane pe handi nyine bari kurwana no kumushitura kumugarura kugira ute byose nyine bari kugerageza buriya niyo mpamvu iyo bimeze gutya nyine y'umuganga umwe ari gusohoka agenda azana ibintu ndagenda gutyo byanga binoga nyine situation ntabwo ibintu biba ari byiza noneho n'amanyambona baragicitse intege ahita amanuka nyine kwa kundi nyine umuntu wamanuka agahita yicara hasi nyine yashyira umutwe hasi ararira avuga ati Imana yanjye mbabarira ntabarira umugabo mbabarira igira ikintu ukora mbabarira nukuri habe nk'Imana. Ku rundi ruhande rero hari babandi bagiye gusenga ni Nsabi ndetse na Nyambo barakomeje barasenga Ntuza Nyambo aravuga ati Imana yanjye urabizi ndakwizera urabizi ko buri kimwe cyose kiba kiri mu biganza byawe urabizi ko nta kintu na kimwe nakora ntakigusabye mu mugisha cyangwa se nakutabanje kuguhimbaza cyangwa se kugusenga nyine nkubwire ngo Mana ibi bintu bigenze gutya na gutya ubikore gutya na gutya rero naka kanya reka nze ngusabe ngo mbabarira uhabe nk'Imana uhabere papa wanjye umubabarire umurinde umubabarire umukize umubabarire umube hafi umubabarire nyine Mana uhabe nk'Imana nyine uri gusenga avuga ati Mana uze kuhaba rwose uze kumufasha uze gufasha papa wanjye ndabizi ko nta kirengeragera yego urabizi ko nyine duhora dushwana dupfa ubusa nyine by'uburyago ariko nyine Mana bibaho nibyo muri buri muryango ntago ari uko mbanze ntago ari uko mba wenda numva nyine hari icyanwaye ahubwo ni papa wanjye ndamukunda cyane rero Mana ndagusabye ngo mbabarire umube hafi ndagusabye ngo mubabarire umurinde ndagusabye Mana ngo habe nyine yarakomeje arasenga Nsabi nawe muri hafi n'abari gusenga ariko acecetse nyine afashe ikiganza cya Nyambo barakomeza barasenga tugaruka rero ku rundi ruhande kwa Ntuza nabo bari gusenga nyine bari gufata bari kwa Eric ndetse na Jane nabo bari gusenga ariko Eric nyine ni umuntu nyine w'umudokiteri nyine byanga binoga arabizi nyine ababizi ko nyine n'ubundi byarangiye nyine yo nyine bitari bukunde gusa yagerageje kubwira General byanga binoga nyine hasigaye naho Imana abaganga bo nyine tuba turi gukora ibishoboka byose turi gukora buri kimwe ariko nyine haba hasigaye naho Imana rero niyo igomba gukora buri kimwe niyo igomba kwaba nk'Imana. General avuga ati rero ibi bintu nanjye nigeze kubinyuramo kwa muganga nigeze kubinyuramo nyine ntavuga ntagira ute ntazi buri kimwe ndabizi ko Imana yantabaye Imana yahabaye icyo gihe irongerize ko haba ku bwa papa Aime irongerize ko haba ku bwa papa Nyambo irongerize ko haba kandi irabikora n'ukuri ko Imana ndabyizeye kiri bubikore. Abaganga rero nabo bameze nkaho nyine imbere bacitse intege bari gushitura wapi baragerageza ibishoboka byose wapi ariko neza umutima wageze aho usa n'uhagaze burundu usa n'uhagaze babura icyo bakora neza barikiraho no gushitura biranga nyine babura yo bacira babura nayo bamira batangira kuvuga ati buse biragenda gute umudokiteri umwe aravuga ati reka nkomeze nshiture reka nkomeze ngerageze ntabwo ubuzima bw'uno muntu bugomba kuducika yari yatangiye kumera neza ntabwo numva ko aka kanya rero aribwo byagenda nabi ntabwo numva ko aka kanya aribwo haza ibibazo nyine hakaza ibibazo amaraso arayafite amaraso yabonetse nta kibazo nyine kindi yaravuye nyine hanze y'ibyago yaratangiye kumera neza ntabwo numva ko aka kanya rero aribwo ibintu byatangira kumera nabi ntabwo ndi kumva ikintu kiri kubitera ntabwo ndi kumva nyine ahantu ibi bibazo byose biri kuva ntabwo ndi kuhumva yarongeye afata bya bintu bashituza arongera arashitura wapi barashitura nanone wapi bikomeza kwanga yageze aha aravuga ati nta kuntu tutakoze
ubwo nyine Mana nuko nyine wabishatse nuko wabishatse. Hagati aho ngaho rero nyine aho kwa Nyambo, aho Nyambo na Nsabe bari gusengera iwana, barakomeje barasenga biranga nyine baragerageza nyine hari aho ngaho nyine bari aho ngaho umuntu yaraje nyine usanzwe uri aho ngaho akora kuri Nyambo, aravuga ati wikwiheba, Imana iri kumwe nawe, wikwiheba, Imana iragutabara, Imana iri kumwe nawe, ati Imana yumvise amasengesho yawe. Ako kanya rero umuganga yarasohotse agiye kuvuga ati byarangiye, agiye kubwira ba mama Nyambo, ati byarangiye nyine. Akimara kubagera impande ariko abwira ati mwihangane nyine ntako tutagize. Akimara kuvuga gutyo yagiye kumva imashini irongera irasonye, imashini irongera isubiye ku murongo, ahita asubira mu bunoza yirukanka, asubira mu bitaro yirukanka, aragenda arareba aravuga ati we muze murebe n'ukuri aracyari muzima. Ndetse byo bitunguranye yaravuye byararangiye nyine, yakangutse nyine ari kumeze nk'umuntu uri stable nyine uri kuvuga. Noneho munuza mama Nyambo aravuga ati bigenze bite. Muganga aravuga ati ni igitangaza kibaye, ni ibintu bitabaho bibaye, ni ibintu bitabaho, ibingibi bikozwe n'Imana, nta wundi muntu wabikora, nta wundi muntu wagerageza gukora ibi bintu. Ati ibi ntabwo ari twe abaganga tubikoze, n'Imana ibyikoreye. Ati kuko yagiye nyine byari byarangiye, umutsi wari wahagaze neza no guhumeka byari byanze, ariko nyine bitunguranye tutazi aho bivuye. Haraje nyine ahita yongera arakanguka, ahita aza none hari no kuvuga. Ati ni ibintu bitunguranye. Ako kanya Nyambo yahise aza, Nyambo araza aravuga ati ndashaka ko munyereka papa. Baramumwereka, baravuga si bimeze bite, ati se wowe umenye ute kari kuvuga. Ati twe turi gusenga nyine, twari turi mu rusengero, ati umuntu arahaca, umuntu tutazi nyine yaducaho adukora ku bitugu. Aravuga ati Imana hari ikintu ikoze kuri papa. Ati none by'amahirwe papa arakanguse, ati papa umeze neza. Muganga aravuga ati hoya, uretse kumwegera, uretse utamucura umwuka, ariko nyine mu murebere kure nyine ameze neza nta kibazo. Noneho aka kanya ari hanze y'ibyago, aka kanya ameze neza, ndikumva ubuzima buragarutse nyine buragarutse. Ati rero mwavugana nawe mukamureka kongera akaba aruhutseho gato. Ati ariko nyine aka kanya ibintu bimeze neza, nta kibazo pe, nta kibazo, ari hanze y'ibibazo aka kanya. Ubwo rero barongeye basubira hanze. Mu gusubira hanze rero Jane yari ari kumwe na Aime n'ubundi. Nukuri noneho Jane kwifata byaranze, ahita ahobera Aime nyine, aramuhobera nyine, aramubwira ati nukuri kw'Imana, ati wakoze kumba hafi, ati kuko numvaga ntazi ukuntu bimeze, ati numvaga mfite ubwoba nubwo nageragezaga kwihagararaho, numvaga mfite nyine ntazi ukuntu meze. Noneho Aime nyine aramubwira ati wapi wana, bino ni ibintu bisanzwe, bino ni ibintu twe nk'abaganga tuba dusanzwe tunyuramo buri gihe, ni ibintu tuba dusanzwe tunyuramo buri munsi. Ati rero nyine ntabwo ari ibintu bikaze cyane, ni ibintu bisanzwe, ati ntugire ikibazo nyine, byanga binoga buriya aramera neza, araza kumera neza kandi ndabyizeye, ndabigusezeranya pe, araza kumera neza. Ati bundi buriya nyine, ati hari igihe biba byanze nyine, hari igihe umubiri utari kureponda neza, ati ariko aka kanya nyine ibintu bibashije gucamo. Ati ni ugukomeza tugasenga Imana, ati Imana hano niyo nyine ibishobora byose. Hagati aho ngaho mama Nyambo ndetse na mama Nsabe rero nabo bari kumwe, bari kuganira. Mama Nsabe ari kumwe, ati buriya nyine ibintu byose ni Imana ibigena. Ati buriya abaganga nyine, ati ntabwo wakumva ukuntu nyine buriya baba bavuze ati byarangiye, ariko Imana yonyine niyo ubundi bishaka kuhaba. Ati bino rero bigukangurire gusenga, bigukangurire kuhaba buri gihe, bigukangurire gukomeza gushikama, gukomeza gusenga buri gihe, bigukangurire gukomeza kwizera Imana. Ati kuko Imana nitabaye aha ngaha. Ati ntabwo ari ukuvuga ngo ni abaganga hano byari byarangiye, ariko Imana irahabaye. Ati rero sinzi ko hari ikindi kintu tugiye
gukora uretse gusenga. Bakira aho ngaho rero polisi baraje baravuga ati se nta makuru na makeya y'abantu baba baragonze Papa Nyambo. Baravuga ati rero natwe ntabwo turabimenya, ese ubundi abantu bagonze Papa Nyambo ninde, ese ubundi abantu bamuhamagariye ni bande? Nibyo dutegereje natwe kumenya. Reka dukurikiranira kandi gace kubutaha mu yindi episode izaza. Murakoze, mukomeze kugira ibihe byiza.